Uwiteka aguhire wowe udukurikiye. Mu minsi mike ishize numvise umukobwa wishe ababyeyi be bombi ari nijoro kuko batamuhaga umudendezo wo kujya mu tubyino n'urundi rubyiruko. Mu byo kurya bari bariye iryo joro yari yashyizemo ibibasinziriza cyane ku buryo batumva. Nuko nimugoroba ajya ku cyumba bari baryamyemo, asukamo peteroli arahatwika, arangije akinga icyo cyumba. Abo babyeyi bombi barapfuye. Yabikoze kuko hari inshuti ze zari zamushutse, ariko amaze kubikora yahise ahumuka, abona ko nta mpamvu yagombaga kwica ababyeyi be, nawe birangira yiyahuye arapfa. Undi mubyeyi w'umugabo nawe wabonaga ko yiyubashye rwose, igihe abana bari bagiye ku ishuri yafashe umugore we amutera icyuma aramwica, arangije acukura icyobo mu gikari amushyiramo ateraho imboga. Iminsi mike ishize byaje kumenyekana ko uwo mugabo ari we wishe umugore we. Nuko abana be bapanga icyo bazakora, niko kumwubikira ari nijoro, baramuniga arapfa. Mu gitondo babeshye ko batewe n'abajura bakaniga se, ndetse ko hari n'ibyo babibye. Abo bana basigaye ari imfubyi. Muri iyi minsi abantu bafite imitima imeze nk'inyamaswa, ntibagitekereza ingaruka z'icyo bagiye gukora, ahubwo icyangombwa ni uko bakora ibyo bapanze hatitawe ku buremere bwabyo. Hari abantu baba batinywa ku buryo biba bizwi ko kanaka nta wamukorera kuri iki, umwana we bamukozeho ryarema, atanze igitekerezo mu nama nticyumvwe, iyo nama itarangira neza. Ariko ibi byose ni ibigenda bigaragaza ko umuntu atagishaka ubwiza Imana yari yaramuremanye, ahubwo ashaka gukomeza kubaho mu buzima bw'icyaha. Ese wowe ibyo muri iyi minsi urabibona ute? Ubona hakorwa iki ngo abantu bagaruke bibuke ko ari bene Adamu bose? Igishobora gukorwa cyatuma byose bihagarara ni ukwishyira mu biganza by'Imana, akaba ariyo iyobora intekerezo n'ibikorwa byacu. Mu izina rya Yesu.